rero tudatinze dusomere hamwe ijambo ry'Imana twahawe kuganira muri iki cyumweru cyose. Turagira ngo turisome muri Zaburi ya 34 n'umurongo wa mbere tugere ku murongo wa 4. Zaburi ya 34 umurongo wa mbere tugere ku murongo wa 4. Turi busome no mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abatesalonike bice 5 n'umurongo wa 16 tugere 17. Dusome mu izina ry'Umwami Yesu. Nzahimbaza Uwiteka iminsi yose, ishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye iteka. Uwiteka niwe umutima wanjye nzirata, abanyamubabaro babyumve bishime. Mufatanye nanjye guhimbaza Uwiteka, dushyirane hejuru izina rye. Amen. Abatesalonike urwa mbere Paulo yandikiye Abatesalonike ibice 5 n'umurongo wa 16 tugeze 18. Mwishime iteka, musenge ubudasiba. Mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Amen. Intego nkuru twasabwe kandi twemejwe n'Umwuka Wera kuganira ni ukubaho mu buzima bushima Imana. Kubaho mu buzima bushima Imana. Ijambo dusomye muri Zaburi ya 34, iyo duhawe kuganira ku ijambo gushima ntabwo dushobora kubona umwanya uhagije. Kuki? Umwanditsi w'iyi Zaburi ni Dawidi. Muri Bibiliya yose abantu b'Imana bakijijwe bakunda gukoresha ijambo haleluya. Haleluya niryo jambo risobanura ngo Imana ishimwe, Imana himbazwe, Imana ikuzwe, ishyirwe hejuru. Ni ijambo ryanditswe kenshi muri Bibiliya, ariko cyane cyane riboneka muri Zaburi. Ryanditswe inshuro 160 mu isezerano rya kera, kandi muri iryo sezerano rya kera ryonyine haleluya ryanditswe inshuro 70 muri Zaburi zonyine. Zaburi ni igitabo kinini, muzi ko bavuga ko Zaburi ni 150. Ntabwo ari ibice, ahubwo ni umubare wazo. Ko Zaburi ntabwo ari ibice, ahubwo ni Zaburi babara ngo iya mbere, ya kabiri, uzageza ku 150. Izi Zaburi igituma ngira ngo sobanure gatoya kugira ngo abantu bumve ubuzima bushima. Kubaho mu buzima bushima ni ikintu kinini. Ntabwo ari ikintu dusabwa, ahubwo ni ikintu dutegeko. Ni order. Ntabwo ari kugusaba ngo shima, oya. Ahubwo turategetswe gushima Imana. Ubuzima bw'abera n'ubuzima dukwiriye gushima. Iyi Zaburi, izi Zaburi uko ari 150, abahanga bavuga ko ari indorerwamo 150. Umuntu ashobora kubyuka, umuntu wubaha Imana yasoma imwe agasanga ihuje n'uko umutima we waramutse, cyangwa ihuje n'uko umutima we waraye. Zaburi nyinshi zagiye zandikwa n'abantu batandukanye, barimo abashumba nkanjye, ko harimo Zaburi ya Mose, barimo abami nka Dawidi, barimo abasirikare. Harimo Zaburi rero uko ari 150 zivuga ibintu bitandukanye, ariko ndavuga ku buzima bushima. Hari Zaburi zo kwihana ibyaha, ziririmba cyane imbabazi z'icyaha. Harimo Zaburi zo gutekereza cyane ku Mana, meditation, kwibwira Imana byonyine nta wibwiye ukabyibwira. Harimo izo Zaburi. Harimo Zaburi z'ibyiringiro korari yaririmbye. Mwakoze cyane. Turimo gukura, turimo kwibaza ngo ariko imyaka y'ubukure niyo myaka abantu batangira gutinya kubaho. Ariko muri izi Zaburi harimo Zaburi z'abasaza, iya 71, nayo ni ya Dawidi. Harimo Zaburi za Mose, aho yavuze ati nyabune kunyegamize no mu gihe mpondobereye ku buriri bwanjye, mu gihe meze imvi z'ubusaza. Muri Bibiliya y'Igiswahili aravuga ngo wakati nitakapokuwa mzee mkongwa, ni umusaza wakombagatanye utacyumva n'ubushyuhe, utakimenya amajwi y'indirimbo, ariko ararimba aravuga ati n'icyo gihe mwami
uzanyiyegamiza. Zaburi, harimo zaburi zivuga Imana, zishyira Imana hejuru, harimo zaburi zo kuramya, harimo zaburi zo gushima, harimo zaburi z'amarira, harimo zaburi z'abapfushije, harimo zaburi z'imfubyi, harimo zaburi z'abakomeye, harimo zaburi z'aboroheje, harimo zaburi z'abari hasi cyane, hariho na zaburi z'abami bakomeye bari muri palasi, bari mu nzu z'abami. Ariko aba bose ikintu bahuriraho, bose bahurira ku ijambo bavuga ngo Imana ishimwe, praise the Lord. Ni igitangaza kubona ukomeye n'uworoheje bahurira ku ijambo ryitwa ushima, ubuzima bushima. Uyu murongo twahawe wa Zaburi ya 34 ari nawo tugarukaho cyane, werekana cyane impamvu dukwiriye kubaho mu buzima bushima. Ese ubundi tutarinjira kuri uyu murongo, ishimwe rikomoka he? Ishimwe rikomoka he? Ni ikibazo abadukurikiye. Hari abantu bajya bakunda gushima ari uko baguwe neza, ariko sibyo. Abo ni babashimira mu iriro, abo ni babandi bashima kuko bihari, bagashima kuko babyaye, bagashima kuko batunze. Ni byiza koko, ariko itegeko ryo gushima riravuga ngo mwishime iteka, musenga ubudasiba, mu bibaho byose. Byose rero sans exception. Hari abajya batubwira bati kuki mujya mushima umuntu yapfuye cyangwa yitabye Imana nkuko bivuga. Hari inkomoko y'ishimwe ryacu twapfushije. Ibyanditswe byera biratubwira ngo mbese ishimwe rikomoka he? Ku mpamvu y'umwanya ndavuga imirongo kandi sindi busome. Usomye cyane umuntu wakunze gushima Imana kurusha abandi ni Dawidi, umwami wa Isirayeli. Arusha abantu bose bo ku isi gushima, kandi amashimwe ye yayanditse mu ndirimbo. Yafashe inanga araririmba. Amashimwe ye yashimaga ari mu mwobo, ari mu ndaki yihishe ababisha, arwana intambara ikomeye. Yamara kubona Imana iramurokoye, agafata inanga akavuga ngo nk'uko inyoni icika umutego w'abatezi, niko ubugingo bwanjye bucitse umubisha, ndahimbaza Imana. Ntabwo yashimaga rero gusa, yarashimaga kuko yabanaga n'Imana mu bihe byose. Ishimwe rikomoka mu gutekereza cyane ku Mana n'imirimo yayo ikorera n'ibyo yakoreye, ibyo yaremye n'abo yaremye. Gutekereza kuri iyi mirimo, ugatekereza ku mirimo Imana yakoze, kandi ugatekereza ibyo yagukoreye, ugatekereza ibyo ikorera ibyo yaremye n'abo yaremye. Umutima wawe utoboka mu ishimwe, utananyoye, utanahaze, udafite akazi, atari uko wahembwe, kuko ishimwe rikomoka cyane mu gutekereza. Urugero ruto, mu gitabo cya Samweli ibice 7, Samweli wa kabiri, igitabo cya kabiri cya Samweli ibice 7, uhasomye witonze ugeze mu rugo cyangwa naho nkurikira, uhasanga Dawidi uyu nguyu ahantu hatobokeye ishimwe. Dawidi ngo yari yicaye mu nzu ye atuje, ahawe ihumure n'Imana, ngo yari amaze imyaka arwana, ariko intambara irangiye. Iyo tuvuga intambara abanyarwanda turayizi, abanyafurika bo nibwo buzima bwacu. Wagira ngo nibyo twaremewe kandi atari byo twaremewe, ariko sinatwe twenyine. Isirayeli yemwe siniyo, amahanga yose ahora mu ntambara, kandi ni kimwe mu bimenyetso byerekana ngo Imana irakora no mu gihe kibi. Imana irakora no mu gihe kibi. Dawidi ngo atuje intambara irangiye, amaze kurokoka ababisha be barimo Sawuli n'ingabo ze nyinshi zamuhize igihe kirekire, amaze kubaka inzu ye yo kubamo, amaze kubaka urugo rwe, amaze kubaka kapitali igihugu cye, nibwo yari amaze kubaka Isiyoni ayo Yerusalemu. Ngo yicara mu nzu ye, yari inzu ya etaje igeretse. Ngo arangije ngo aratekereza, aravuga ngo ariko hanjye ndinde kugira ngo Imana indinde ingeza. Yarahereye uko yahamagawe i Betelehemu mu ntama, ahera uko yinjiye iy'ishyamba arwana na Sawuli, abona ukuntu yarokotse ibyago byinshi. Arangije ngo aravuga ati yemwe, ubu nijye ukwiriye kuba mu nzu yubakishijwe imyerezi y'Lebanoni, Imana yanjye ikaba igituye mu ihema inyuma y'urugo. Ngo aravuga ati ndabyuka ndajya kubakira Imana ubuturo. Ishimwe rya Dawidi ntawamutegetse kubaka urusengero,
nta fundraising bakoresheje, yatekereje imirimo Imana yamukoreye, aruhutse atuje, ahita atoboka mwishimwe. Ntiryaba iry'amagambo gusa, ahubwo aravuga ngo ngiye gukora ikintu kereka Imana ko nishimye kandi kishimisha kuko yangiriye neza. Iyo umuntu atekereje ku Mana wenyine, ndagira ngo nibutse abakristo muri iki gihe basigaye bumva ko ahari Imana idahari, irahari. Hari abantu batubwiye ngo ntibazagaruka mu rusengero rw'Imana yarakinze. Barayobye mu basengere. Ntabwo Imana yakinze, ahubwo nuko hari imfatiro zasenyutse. Dawidi yarabivuze muri Zaburi ya 11, aravuga ngo mbese imfatiro zisenyutse umukiranutsi yakora iki? Aravuga ngo nta handi umukiranutsi yareba, ngo Uwiteka bari mu rusengero rwe rwera. Urusengero rwera rw'Imana ni umutima wawe, ni umutima wanjye. Ngaho ahangaha arangije ngo aravuga ati ariko njyewe ndinde. Iyo umaze gutekereza ku Mana n'imirimo Imana yakoze, hari ikintu cya mbere ishimwe rigukorera. Ishimwe rigucisha bugufi. Ishimwe rirakubwira ngo ntabwo uriho, iyo atabawe ntubukiriho. Abazi gusoma Zaburi mu nkurikire muri za ndorerwamo, hari Igisirayeli yavuze ngo turirimbe ngo ntaba ari twe Uwiteka, ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe aba ari ryo rihabwa icyubahiro. Umwe muri Zaburi aravuga ngo kandi iyo ataza kuba Uwiteka, ayiwe ababisha bacu ngo baba baratumize bunguri. Aravuga ngo kandi izina ryacu riba ryarasibanganye ku ikarita, ngo kubw'iyo mpamvu Uwiteka aba ari we ushyirwa hejuru, naho twebwe ntabwo twariho. Ishimwe naho rikomoka. Ndavuga ibintu bitatu bituma dukwiriye kubaho mu buzima bwo gushima, kandi nk'uko nabivuze sindi busome, ariko hari ibintu bitatu bikuru itorero abera bakwiriye kumenya igituma dukwiriye kubaho mu buzima bushima iteka. Icya mbere, Imana ikwiriye guhimbarizwa ibyo yakoze n'iby'igikora, ikorera ibyo yaremye n'abo yaremye bose. Imana ikwiriye guhimbarizwa ibyo yakoze n'iby'igikora, ibikorera ibyo yaremye n'abo yaremye bose. Icya kabiri, Imana ikwiriye guhimbarizwa kuko ari Imana yihagije. Muzi uko mbisobanura, ariko wenda Umwuka Wera mfashe kumvisha abantu. Imana ikwiriye gushimirwa ko ari Imana. Abari muri studio muranyumvise? Imana ikwiriye gushimirwa ko ari Imana yihagije. Nta kikoze, nta kiguhaye, nta utumvise n'ijambo ry'Imana. Imana ikwiriye gushimirwa ko ari Imana. Iri jambo ntabwo abantu bajya baryumva, kuko abantu bakunda gushimira Imana icyo babonye, ariko utanakibonye iriho. Warwaye irahari, igukijije irahari, iguhaye irahari, ikwimye irahari. Ikwiriye gushimirwa ko ari Imana, full stop. Irihagije rero. Imana ikwiriye gushimirwa. Icya gatatu, Imana ikwiriye guhimbarizwa ibyo yakoreye n'iby'igikorera ubwoko bwayo bwite. Ni bitatu. Ikwiriye gushimirwa ko ari Imana yihagije, ikwiriye gushimirwa ibyo yakoze n'iby'igikoreye abo yaremye n'ibyo yaremye, ariko ikwiriye gushimirwa ibyo yakoze n'iby'igikorera ubwoko bwayo bwite. His own people. Abantu bose n'ab'Imana, ariko mu bana b'Imana hari mu bwoko bwayo bwite. Iri niho ndibuze gutinda gato, ariko aya mabanga uko ari atatu uyakurikire muri Zaburi urayabona. Kuki Imana ikwiriye guhimbarizwa yuko ari Imana ihambaye? Kuki Zaburi ya 48 umurongo wa mbere iravuga ngo Uwiteka arakomeye, akwiriye ushimwe. Ibyo byonyine numva nabivuga mu ndimi zitandukanye. Ikinyarwanda rimwe na rimwe kiye kiba pauvre, ni icyacu, ariko kiye kigira ukuntu cyoroshye. Iyo bavuze ngo umuntu arakomeye, n'amasumbuko arakomeye, na Kirema arakomeye, n'abari abaririmbyi bahebere barakomeye, ariko ntabwo ari byo. Hakomeye ikintu kimwe, hakomeye Imana. Igikomeza abantu, ikanyitsa bamwe igashyira abandi hejuru, igakomeza bamwe abandi
ikabacisha bugu, bamwe ikabaha ubuzima bonne santé, abandi bakarwara kandi ari abantu bayo, bamwe ikabaha urubyaro rwinshi, abandi ikazibinda ibyara, bamwe ikabahindura abandi bagahinduka abagaragu, bamwe bagatunga amafaranga, abandi bakaba batindinya kujya muri Zaburi akavuga ngo kandi ibeshaho n'abatagira shinge na rugero, ngo kandi niyo yimika abami ikimura abami. Imana ikwiriye gushimirwa kuko irakomeye, irakomeye pe. Iki kiravuga ngo imiterere y'Imana, kamere y'Imana, character y'Imana itandukanye n'iy'abantu. Yewe hari igihe nkomera mu kanya simbe ngikomeye, ariko yo ihora ikomeye, ntawe uyimura ku ngoma, ntawe uyihamanda. Ni Imana ikomeye, uhereye kera kose ukageza iteka ryose irakomeye. Nisaza, ntirwara umugongo, ntirira, irakomeye. Baba bahari badahari irakomeye. Covid hari dahari irakomeye. Ubu abantu barayambaza irakomeye. Kandi iri mu ijuru ryayo, ntawe uyimura, ntawe uyivugiriza induru, ntawe utera rwaserera, ntawe yandika mu kinyamakuru. God is great. Ikwiriye gushimirwa kuko irakomeye, ntawe uyirasa. Ari ibyo tuba twarayirashe, kuko hari n'igihe tugirira nabi tukavuga ngo iyo nyibona ngo nyibwire kwa kundi, ariko se wayikurahe mama? Niyo wayibwira niyo utayibwira irakomeye. Ikwiriye gushimirwa rero kuko ari Imana yihagije. Zaburi ya 89 umurongo wa 14 na 16 ifite ibintu byihariye abandi batagira. Icyambere muri iyo Zaburi haravuga ngo gukomera kw'Imana gukwiriye gutumwa ishima. Icya kabiri ngo gukiranuka no guca imanza zitabera nizo mfatiro z'ubwami bwayo. Muzi ko hari ubundi bwami butagira ibyo bintu bibiri, gukiranuka no guca imanza zitabera nizo mfatiro z'ubwami bw'Imana. Ibyo bintu mu isi ntabihari. Isi haba ruswa, habaho kurenganya, habaho ikimenyane, habaho ikene wabo, habaho ubuhemu, habaho amatiku n'amatiriganya. Ariko gukiranuka kw'Imana no guca imanza zitabera nizo mfatiro z'ubwami bw'Imana. Ngibi ibintu Imana yubakaho bitaba ku isi. Icya kabiri kandi ngo imbabazi n'umurava ngo nibyo Imana igishira imbere yayo, nibyo biyibanziriza. Imbabazi n'umurava bijya imbere y'Imana, maze gukiranuka no guca imanza zitabera bikaba urufatiro rw'Imana. Iyo ni kamere mbere y'Imana nk'uko abarundi babivuze. Niyo kamere yayo, irakiranuka, ica imanza zitabera, igira imbabazi tutashobora kurondora. Niyo mpamvu ikwiriye gushimirwa ibyo. Kuki navuze iri jambo? Reka njye ku gice cya kabiri. Imana ikwiriye gushimirwa ibyo ikorera, ibyo yaremye n'abo yaremye bose. Icyo bakita common grace, ubuntu rusange. Nivuga ubuntu rusange abera banyumve neza. Ubuntu rusange tubusangiye n'abanyabyaha. Imvura n'izuba by'Imana biba mu mirimo y'abakiranutsi n'abakiranirwa. Kubona akazi keza no kukabura tubisangiye n'abapagani. Mu bakristo hari abashomeri, mu bapagani hari abashomeri, kandi iyo Mana ikabitanga byombi kuri bose. Imana rero igirira neza ibyo yaremye n'abo yaremye kimwe. Haleluya. Igirira neza abo yaremye n'ibyo yaremye kimwe, kandi bose itarobanura ku butoni. Ndayikunda cyane, ndayishimiye cyane Imana. Imana igirira neza ababi n'indashima kimwe. Niyo mpamvu uyu munsi izuba ryavuye ndahumeka, n'aka oxygen ndagafite, n'abapagani ubu bari gusambana barahumeka nta kibazo. Waba uzi Imana utayizi, Imana ikugirira neza ubishaka utabishaka. Umwuka wayo n'umwe, izuba ryayo ni rimwe, imvura yayo ni imwe, amazi twoga namwe, ikirere cyayo ni kimwe, imihanda tugendamo ntabwo ari y'abarokore ni y'abantu bose. Igirira neza abantu bose, ikwiriye gushimirwa kugirira neza ibyo yaremye nabo yaremye. Niyo mpamvu abantu bose bakwiriye kwishima. Zaburi 150 ukavuga ngo nuko ibihumeka byose. Ubwo rero abarokore ndashaka kugera hacu, usanga abarokore b'iki gihe n'indirimbo z'abarokore z'iki gihe n'indirimbo zitari mukuri. Urambabarira abaririmbyi simwe mbuze. Usanga abantu bashimira Imana ko bafite ibiryo,
n'abarozi bararya. I'm telling you. Abantu bakunda gushimira Imana ko ngo barakomeye, n'abicanyi barakomeye. Ndashimira Imana yamvanye hariya ngenzi igitsi, n'abandi baje bagenza igitsi. Kuba ugenda mu modoka n'umujura akagenda mu moto ntacyo bitwaye, ni ukugira neza kw'Imana. Ntabwo rero dukwiriye kwirata ko ubwo twabaye abarokore aribwo twabonye imodoka. No, ntabwo kuba umurokore ikiguzi cyo kubona imodoka si ukuba umurokore. Nukora nawe uzayigura, n'abarozi bazakora bayigure. Mu barakore hari abantu babi, no mu bapagani hari abantu babi. Ubuse mugira ngo ndi mwiza ashwi, isuzume n'isuzume, ujye ureba ukuntu umutima wawe rimwe na rimwe uhinduka nk'ikiyaga. Mu kanya gato aririmbaga, kandi kanya gato ukumva urarakaye, mu kanya gato ugashima Imana, mu kandi kanya ukaba warakariye abantu b'Imana cyane. Ariko kugira neza kw'Imana, Imana igirira neza abantu yaremye, abantu bose n'ibintu byose. Iri jambo ndagira ngo uze gusoma Zaburi ya 19. Haravuga ngo ijuru rikwiriye gushimira Imana, ngo n'isi nayo igashimira Imana. Kandi ngo nubwo isi n'ijuru bitagira ururimi ruvuga, ngo ariko bihamya ko hari Imana yabishyizeho. Nta kintu kibaho kitagira hauteur. Isi n'ijuru Imana niyo yabiremye, niyo mpamvu ijuru rishima n'isi igashima. Ariko nimwumve kugira neza kw'Imana kuri intego ya kabiri. Zaburi 146. Ho ndifuza kuyisoma kugira ngo n'abankurikiye babyumve, kugira ngo nze gukora conclusion ariko abantu bumvise icyo ari cyo. Haza kwitwa ko ari amagambo yanjye yenyine. Zaburi 145 umurongo wa 16, 16, 15 na 16. Amaso y'ibintu byose aragutegereza, nawe ukabigaburira ibyo kurya byabyo igihe cyabyo. Upfumbatura igipfunsi cyawe, ugahaza kwifuza kwibibaho byose. Nimwumve kugira neza kw'Imana. Amaso y'ibintu byose, amaso y'imbwa, amaso y'intare, amaso y'inzoka. Yesu umwami wacu nibusoze mvuga yaravuze ngo ibishwi, le moineau, ibishwi. Niba hari inyoni mbi itagira n'ishusho nziza ni igishwi, sparrow. Nibura izindi nyoni zigira n'utubara twiza, ariko igishwi ki? Igishwi gisa n'igitaka. Igishwi umva n'icyo kizina. Ariko Yesu aravuze ngo haba n'ibishwi ngo Imana irabigaburira bidahinga. Kandi hari n'utundi tunyamaswa tubi Yesu yavuze. Niba Yesu yarabivuze ntabwo ninya kubivuga. Yaravuze ngo n'ingunzu, ingunzu. Ingunzu ngo nazo zigira iminyobo. Amaso y'ibintu byose Imana yaremye bitegereza Imana Yehova, ngo nayo ikabigaburira ibintu byabyo igihe cyabyo. Ijambo ryanejeje ngo Imana ipfumbatura igipfunsi, ngo igahaza kwifuza kwibibaho byose. Haleluya. Hano mu Gifaransa aravuga ngo igihaza, ihaza ibyifuzo by'ibyo yaremye byose. Niyo mpamvu muri iki gitabo cy'Imana harimo n'ibimonyo. Naratangaye kubona umwuka w'Imana atarahisha ibimonyo, ntanahishe n'inzoka ziryana. Yemwe Yesu akanatugirira inama ngo mugira ubwenge nk'ubw'inzoka. Imana izi nzoka. Amaso y'abantu bose, amaso y'ibintu byose ngo ategereza Imana, ngo Imana nayo ikayigaburira ibyayo uko ushaka. Kandi ngo ijya ipfumbatura igipfunsi, igahaza kwifuza kwibibaho byose. To satisfy the desire of every living creature. Urumva ukuntu bivugitse neza mu Cyongereza? Every living. Every living. Akabaho kose. Nagati. Nkunda guhinga kandi nkunda no korora. Ariko nkunda n'itorero. Hari umunsi nateye ibiti biruma. Ndababara. Nkajya mbivomerera buke n'amazi arabura. Ndababara cyane. Ariko nagiye njya gushaka amazi ku mugezi nkabyuhira. Ngo byongere bimere, mbona nabyo birishimye bitangira kuzana indabo. Nuko Imana igabura every living
creature. Ubundi so wagutegeka ngo tuzanire amazi waduhaza amazi, ariko uzareba amazi y'Imana. Dukwiriye kugira ubuzima bushima kuko Imana ibeshaho ibintu byose bihumeka. Reka nihute njye ku cya gatatu. Imana ihimbarizwa ibyikorera ubwoko bwayo bwite. Imana ishimwe bene data. Yohana 3:16 umurongo mukuru ndashobora kuva ku ruhimbi ntabuze. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimuka ahabwe ubugingo buhoraho. Yohana 1 n'umurongo waho wa 12. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abantu n'abantu b'Imana, ariko muri ba bantu b'Imana abahawe y'Imana. Imana yahaye abari mu isi impano, itanga Yesu umwana wayo w'ikinege, ariko ngo umwizera wese kikonke. Ntabwo ari impano rusange, yaravuze ngo iramutanze, ariko uzamwakira azaba umwana w'Imana. Uwo rero azaba ahawe impano ikomeye, akwiriye kubaho mu buzima bushima. Kuki? Kuko uyu muntu atandukanye na bya bindi na ba bandi twavugaga. Ni umuntu witwa umuntu w'Imana bwite. Turi abantu b'Imana kimwe, ariko mu bantu b'Imana habonetsemo abana b'Imana, kandi abo bana b'Imana niryo torero rya Kristo, riri mu moko ataramwe, mu ndimi zitari zimwe, mu mahanga ataramwe, mu migabane yo kwisi itari imwe. Yohana yeretswe abo bantu, ndabasozerezaho cyane mbabwira icyo bakwiriye gushimira. Ngo arababona, Yohana arabareba, umuntu aherutse kumubwira ati mwaraguye, mwarashize, idini ryanyu ryaraguye. Nawe ni wowe waguye, Kristo aracyari ku ngoma, kuko Bibiliya iravuga ngo urufatiro rw'Imana n'uyu munsi ruracyahagaze, rwanditsweho ngo Uwiteka azabe kandi uvuga iryo zina ave mu bidatunganye. Abo ni ba bantu bahindutse ubwoko bwayo bwite, son propre ko. Nta nubwo ari abantu gusa, ahubwo bahindutse umubiri wa Kristo, Kristo agahinduka umutwe. Abo rero bariho, nibo Yesu yavuze ngo naho amarembo y'ikuzimu yakinguka, itorero rye, apana deperi, apana restoration, itorero rye riri mu moko ataramwe, mu miryango itari imwe. Ubu abadukurikira bari mu mahanga, batambara nkatwe, batarya nkatwe, bataririmba nkatwe. Nigeze njya ahantu hamwe mu mahanga, mbona abantu bararirimba ndatokesha, kuko baririmbaga mu muco w'iwabo utari nk'uw'i Rwanda. Ariko natwe turirimbye baratokesha, kuko twari turirimbye mu muco w'iwacu. Ariko abo bantu bari mu mahanga yose, bari mu ndimi zose, buhagijwe amaraso y'umwana w'intama. Abo bantu rero ni abantu bahawe impano yuko bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Bakwiriye kubaho mu buzima bumushima iteka, bumusingiza. Kuki? Bahawe icyo bitwa special grace. Bya bindi navuze mbere ni common grace, ni ubuntu rusange, ariko bahawe Yesu, bahawe ikintu cya special. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko tuzasa. Ubu twambaye amakoti, n'abandi bambaye ingutiya z'imikara. Ndashima Imana cyane, nitugera mu ijuru nta nifomu tuzambara, tuzaba twambaye umwambaro wera witwa gukiranuka duheshwa no kwizera Kristo, kandi tuzaba twambaye n'imyenda y'ibitare yitwa imirimo y'abera bakoze bakiri mu isi. Ariko hazaba hariho ibendera rimwe ritaraka akamenyetso ka deperi, ibendera rimwe riho ikintu gitukura, havuga ngo aba nabuhagijwe, nabamesha ibishura mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Ndeka nihute mbabwira ibintu bitera ubuzima bushima, ibintu bizana mu buzima bw'abandi, ibintu dusabwa mu buzima bwo gushima, ikintu dukwiriye kumenya cyane. Reka nihute mbibabwire, nihuta nsoza. Ibyo bintu bikwiriye kuba mu buzima bwacu bushima Imana. Implication z'ubuzima bushima ni izihe? Iya mbere, mbese abashima ni bande? Ni bande bakwiriye gushima Imana bakabaho muri ubwo buzima bwo gushima iteka? Zaburi ya 33 umurongo wa mbere, Zaburi ya 26 umurongo wa 6 haravuga ngo birakwiriye
gushima gukwiriwe n'abatunganye. Ntabwo abantu bose bakwiriye gushima ngo ishimwe rigere ku Mana. Gushima bikwiriye abatunganye mu mitima. Ishimwe ry'Imana ntabwo ari amagambo. Ishimwe ry'Imana rikwiriye abantu batunganye, bogejwe, bejejwe. Muri Zaburi ya 26 haravuga ngo, ndakunda cyane, ntabwo ndi buhasome, ariko hari chorus imwe abaririmbyi bigeze baririmba. Nanjye nkunda abaririmbyi kandi nararimba gusibye kwijwi ryashaje. Zaririmba Hoziyana, zenguruki intebe y'Imana hera, zaririmba Hoziyana. Usome Zaburi ya 26 haravuga ngo, nzakaraba ndafite igicumuro, maze kwiyeza bone nzenguruka igicenero cy'Imana kugira ngo numvikanishe ishimwe ryanjye ku Mana. Nta ushima atihannye, iryo shimwe ntabwo rigera ku Mana. Nta nicyo rimarira Imana, riyinukira nabi. Nzakaraba ndafite igicumuro kugira ngo mbone ukuntu nzenguruka igicaniro cy'Imana, menyekanisha ishimwe ryanjye ku Mana. Gushima bikwiriye abatunganye, gushima bikwiriye ababoneye. Njya mbabara cyane iyo abantu baririmba bakanasambana, bakaba bashumba bakanasambana, bakiba. Umuntu akaba umurokora agakora ibyaha kandi agakora n'ibyo Imana ishaka. Ntabwo icyo gitambo kinezeza Imana. Gushima kwabera ubonereye abatunganye. Nzakaraba. Abashima bakwiriye gushima Imana ariko bazi ko Imana yera. Abashima bakwiriye gushima Imana bazi ko itunganye. Abashima bakwiriye gushima Imana bazi ko imanza zitabera. Gushima gukwiriye abatunganye. Ntabwo gushima ari ibintu bipfa gukorwa. Ijambo rya kabiri, mbese abashima Imana bayishima ryari? Nasomye wa Tesaloniki ibice 5. Bashima Imana iteka ryose. Mwishime iteka, musenge ubudasiba, mubibaho byose muhore mushima Imana. Gushima Imana ni itegeko rivuga ngo dushime iteka. Tubeho mu buzima bushima en toutes circonstances. Ntabwo gushima ari ikintu cyoroshye. Gushima mu bibaho byose hari igihe bijya bivunana. Ese abakuki bashima mu bibaho byose kandi bigashoboka? Nuko mu Bafilipi ibice 4 n'umurongo wa 10 haravuga ngo, Paul aravuga ngo nigishijwe n'Imana gusonza, guhaga, kubaho hari byinshi no kubaho bidahari. Aravuga ngo naho nabandi hose nuko nabandi kose shobozwa byose na Kristo umimbaraga. Gushima iteka bituruka ko Yesu yihariye ubugingo bwacu mu byiza no mu bibi. Bihari bidahari twigishwa n'Imana kubaho mu buryo bwose tugashima Imana iteka. Icya gatatu, gushima Imana kumenyekanisha Imana. Dusubire ku murongo wacu twasomye wa 34, Zaburi ya 34. Gushima Imana ntabwo ari uko tuba tuyibwira, ahubwo gushima Imana kumenyekanisha Imana. Zaburi ya 34 iravuga ngo, nzahimbaza Uwiteka iminsi yose, ishimwe rye rizahora mu kanwa kanjye iteka. Uwiteka niwe umutima wanjye nzirata, abanyamubabaro babyumve, mufatanye nanjye guhimbaza Uwiteka, dushyirane hejuru izina ry'Imana. Gushima Imana bituma Imana imenyekana. Bene data, burya iyo turirimba tuba turi kwerekana Imana. Iyo turamya Imana tuba twerekana Imana. Hari amagambo yerekana ko gushima Imana ari ukwerekana Imana. Abaririmbyi buriya narababaye kubona ngewe Imana yaranyimye impano yo kuririmba. Nigeze mbwira Imana ntiwanyigishije kuririmba. Mujya mubona ko Apotre Gitwaza arabwiriza kandi akaririmba kanacuranga. Nigeze mwegere nabone wambabara ukanyigisha uko umushumba ari, ariko byarananiye sinzi gukora ku murya w'inanga. Ariko muzi gituma abaririmbyi aribo bantu ba mbere banezererwa Imana. Ishimwe ryabo iyo ryamwuzuye yaratekereza ku Mana, buca mu gitondo afata gitara, agafata umurya w'inanga, agahimba ya magambo yo mu mutima we, maze yayasora akayasohora ryoshye. Naho jyewe iyo nyasora avuga amagambo aca imanza, asogota, abaga, yomora, yihanisha, atera abantu kurira. Ariko baririmba na wa murya w'inanga, niyo mpamvu bishima kuturusha, bakanezerwa kuturusha, kuko berekana Imana mu buryo buherekejwe n'inanga. Ndagira ngo nze kuza gusoma ijambo ritoya. Hari ahantu Dawidi yavuze ngo, kandi nzaririmbira Imana indirimbo nshya. Se muzi kuririmba indirimbo nshya? Ni ikintu gishya cyawe
udasangiye n'abandi. Abaze guhimba simbazi muri mwe niba hari n'abahimba, muzareba abo bantu bajya bakunda guhimba, usanga ari abantu bari special. Muba muri mu muhanda agenda akumva karatobotse, agafata ikaramu akandika, nimugoroba agafata umurya akaririmbo kamwabonye akaririmbo gashya ka Yehova iri. Muzi impamvu? Kuririmba, gushima Imana, kwerekana Imana, kuvana ibintu byari mu mutima bikajya hanze. Gushima Imana bituma Imana ihabwa icyubahiro. Gushima Imana ni proclame. Niyo mpamvu mujya muririmba mu biterana abantu bakihana, nuko za ndirimbo ziba zavuze Imana, ziba zerekanye Imana, ziba zavuze ibitangaza by'Imana. Abanyamubabaro bakabyumva, bakaza mugafatanya gushyira izina ry'Imana hejuru. Nzashima Imana abanyamubabaro babyumve. Ntabwo ushima kugira ngo bakumve, ahubwo ushima kugira ngo abanyamubabaro babyumve, maze baze mufatanye gushyira izina ry'Imana hejuru. Icyakane, gushima Imana ntabwo ari gushima kugira ngo n'abandi babyumve gusa, ahubwo gushima Imana, dushima Imana dukora ibitera abandi gushima. Dushima Imana dukora ibitera abandi gushima. Ndumva ko iri jambo ryumvikana neza. Reka mbaho urugero rutoya. Umunsi umwe Dawidi mu ntambara ze n'urugamba yari afite agihamagarwa n'Imana, yigeze ahura n'ikigeragezo gikomeye. Abarokore basigaye basenga birukana ibigeragezo. Ndagira ngo mbahugure ntimukabyirukane. Hahirwa uwihanganira ibimugerageza. Twirukanye ibigeragezo kwa jina la Yesu. Tunakemea majaribu kwa jina. Turakuvumya. Barabesha. Ntabwo bazi ijambo ry'Imana. Hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba. Ibigeragezo si ibyago. Ibigeragezo kubera ni inzira Imana iducishamo ngo igutunganye. Hirya y'ibigeragezo hazaboneke ishimwe. Murankurikiye neza? Nimukirukane ibigeragezo, ahubwo tubyihanganire. Twirukanye ubukene. Ntawe wirukana ubukene. Iyo umuntu yirukana ubukene arakora. Iyo ukora wirukana ubukene. Nawe iyo ubwirukanye ubukene ntaho bujya. Ntaho. Bibiliya ivuga ngo ntiyakagire urya umutsima w'ubusa, ngo ahubwo mukoresha amaboko yanyu mubone uko mufasha abandi. Ariko basigaye birirwa birukana ubukene. Duhiritse ubukene, duhiritse indwara ntizivaho. Kanseri irahari, sida, covid singiye yatumaze. Ariko ndagira ngo wumve ikintu dukora. Bibiliya ivuga ngo dukwiriye iteka ryose gushima Imana, ariko tugakora n'ibituma abandi bashima. Ntabwo ari ugushima mu ndirimbo korali, apana. Mukore n'ibikorwa bituma abandi bashima. Mujye mushima Imana, ariko mukore n'ibituma abanyamubabaro bishima. Kandi iyo mbabwira n'umutima wanjye. Dawidi umunsi umwe yigera ahura n'ikigeragezo gikomeye, arwana n'umwami wa Isirayeli Sawuli. Warangije aza guhura n'umuntu w'Imana, umuhungu wa Sawuli w'imfura ya Yonatani. Ngo Yonatani aramukunda, se yamurebaga nabi, Yonatani akamureba neza. Ndagira ngo abera mu nkurikire dukurikirane ijambo ry'Imana n'umuti, aho kwangana kurikira ijambo ry'Imana. Sawuli akamutera icumu, Yonatani akajya kubwira Dawidi imigambi ya se. Umunsi umwe, ni amakuru abarokore bakunda kuririmba ariko ntibagire implication iri positive. Umunsi umwe ngo basezerana isezerano. Waramubwira ati rero data yamaramaje kukwica kandi azakwica. None rero ngewe ndagira nkuburi rugendo uhunge nukagaruka iwacu, data yamaramaje. Munarangira aramubwira ati none se niba yamaramaje ko wagiye umburira kenshi ukamisha kenshi, ubu turatandukana Yonatani we. Undi ngo aramubwira ngo oya, ndabizi ko umwuka w'Imana kuriho, kandi amaherezo uzaba umwami mu kigo cya data. Njyasaba Imana umwuka wera. Ibyago nuguhemukira umuntu utazi ko azaba umwami. Sawuli ahiga Dawidi kumwica, ariko Yonatani yarazi ko ari mu mwuka w'Imana azasimbura se. Warangije aramuganirira, umva amabanga yabera, tuza aho tuzajya. Ntugapfusha ubusa ubuntu bw'Imana. Aho tujya ni heza kuruta aho turi. Bibiliya ivuga ngo arangije musezerano, isezerano ngo ridakuka. Ngo bararira aramubwira ati rero nindamuka mbaye umwami, nzakugira uwa kabiri kuri jye. Atariko se
nuramuka ubaye umwami narapfuye uzangirira ute? Ati nzagirira neza abagukomokaho bose. Dawidi ngo ahinduka umwami ari muri pale. Iyo nageze aho ngaho agahinda karangica, sanga abarokore bazi gushima mu ndirimbo, nanjye nkamenya gushima kuri Bibiliya, ariko ntacyo dukorera abatugiriye neza, ntacyo tujya dukorera ababigizemo uruhare. Ujya wibuka neza Imana yakugiriye, hari aho yanyuze, hari umuntu yaciyemo. Ntabwo Imana izana imyenda, ntabwo Imana ipfa kurokora, Imana ikoresha abantu kugira ngo ibyiza bitugereho. Ujya wibuka gushima, ariko ukora ibituma n'abandi bashima Imana. Kandi si ibyo gusa, ahubwo nunashima ugakora iby'Imana ishaka ngo abandi bashima, ujya wibuka no gushima na ba bandi babigizemo uruhare. Dushime Imana ariko dushime n'abantu. Haleluya. Ndabwira abantu bose dushime Imana ariko dushime n'abantu. Hari abantu bazi gushima Imana ariko badashima ababyeyi. Hari abantu bashima Imana ntibashima babagiriye neza. Uzi gushima Imana ngo warakijijwe ariko utabasha no kwibuka wakubwirije. Uzi kubona Imana yaragukuye mu byaha ikoresheje umuntu ariko ntumenye no kumubwira uti warakoze kunzanira inkuru nziza. Hari abantu ushobora kubaza ngo mbese wakijijwe n'ubuhe butumwa, akakubwira ati sinyibyibuka. Hawo kumbuke hata mubiri ari kubiri injiri kwere. Ntabwo ujye umenya no gushima Imana ngo umenye no gushimira babigizemo uruhare. Uzi kubona umuntu ashimira, ndashima Imana yampaye umugore mwiza, utamenya no gushimira nyoko buko wamubyaye. Uzi gushima Imana utamenya no gushimira sobo ko wakubyariye umugabo. Uzi gushima Imana ntushime n'abana batumye nawe ugera aho ngaho. Haje uzi gushima Imana ariko ni wanashima n'abandi babigizemo uruhare. Dawidi ngo umunsi afata ubwami, kandi hari haciye igihe ngo yicaye aratekereza. Ndasoreza aha ngaha ngira ngo babwire iki kintu gikomeye. Ngo aricara aravuga ati ariko narakotse inkota ya Sawuli, nakize ishyamba, mfite ihumure, mfite inzu y'ibwami, ariko hari isezerano nasezeranye n'umuntu kandi ntakiriho. Warangije ahamagara inteko, baravuga ati ese nta kaba kararokotse mu nzu ya Sawuli ngo nkituri neza Yonatani inshuti yamburiye nagiye gupfa. Ngo baramubwira ngo arahari, arahari. Ngo bahamagara umugaragu mubi witwa Ziba, aravuga ati arahari, ariko yavuze ijambo ribi. Hari abantu badashaka ko abandi bahabwa ishimwe. Ngo aravuga ati arahari ariko ni ikimuga cyamugaye ibirenge. Iyo bisomye usanga ari ahantu habi. Ngo aravuga ati none se abahe? Ni abarokore bakuye uduterme twatundi bajya bashukisha bera ngo Irodebari kwa Makiri. Imana yankuye Irodebari kwa Makiri, nta nubwo bazi Irodebari hariho, ntibazi no kwa Makiri hariho, no gushushanya kugira ngo bakunde barya iby'abandi. Baramubwira ati uwo mwana yitwa Mefibosheti mwene Yonatani, ariko yahunganye n'umugaragu wamuhekaga ari Irodebari. Irodebari n'ahantu hataburwuri kwa Makiri. Ati mugende mumuzane. Ngo amuzanye, undi aribuka, aho kwibuka ineza ya se ntiyarayizi. Ngo aravuga ati buri ubwo Dawidi amamaga yagiye kumpora ibyaha bya sogokuru Sawuli wamuhize imyaka 40, aranyica. Ngo arangije yibutsa aravuga ati nyakubahwa nkanjye ndinde, wowe kabyara we urampora iki? We undi aramubwira ngo igira hino. Baramwegera aramubwira ngo nibutse neza ya so Yonatani yangiriye, tugabiye ibyari ibya sogokuru wawe byose Sawuli, n'inka z'inyarurembo n'abagaragu n'abaja baguhingire. Ngo ariko kugira ngo umenye ko nshimye Imana yakoresheje so kugira ngo mbeho, byose ndabiguhaye, ariko kugira ngo njye mpora nibuka Imana yangiriye neza ku bwa so Yonatani, wowe tuzasangira ku meza kugeza igihe uzapfira. Dushime Imana ariko dushime n'abantu babigizemo uruhare. Umuntu unyumva uyu munsi wa none natekereze ku Mana. Ntabwo ibingibi tubirimo hatarabigizemo uruhare, haba n'agakiza, haba no kubaho, n'akazi ukora hari abakaguhaye, no kwiga amashuri hari ababigize, yemwe hari na leta yabigizemo uruhare kugira ngo bamwe twige. Ujye ushima Imana, ushime n'abo bantu babigizemo uruhare. Ukwiriye gushima Imana ariko ugakora iby'Imana ishaka ngo n'abandi bashime. Ushima Imana, ushime n'abantu, kandi nawe ukore nk'ibyo wakorewe kugira ngo Imana yakire ishimwe yawe. Icya gatanu, nta mpamvu yatubuza gushima Imana. Abakoki 3:17 musubiriremo barahangaha. Nta mpamvu yatubuza gushima Imana.
iri ni inshoberamahanga. Kubera iki? Nta mpamvu. Abakuki yaravuze ngo naho umutini utato amashyi agashira muyira, inzabibu ntizere umwe. Uyu munsi insengero zirakinzwe n'ukuri, n'amaturo ntabwo tukiyabona, ariko nta mpamvu yatuma tudashima. Kuki yavuze iri jambo? Ndarivuga nisozerezaho mu nyumve neza. Haravuga ngo Imana irera, Imana iracyanuka, Imana ica imanza zitabera, Imana ihora ikora ibintu byayo kandi bizikiri gukora niba umutini uteze. Imana ikorera ku gihe cyayo kandi Imana ikorera ku nama zayo atari inama z'abantu. Imana kandi ikorera ku ntego yayo. Reka mbivuge mu Cyongereza, abo mu Cyongereza namwe mufashwe. Ndabona nateranye n'aba intellectuel benshi. God is in control. He knows what he is doing. He is doing according to his own timetable. And he is doing according to his own counsel and purpose. Nabisomye mu gitabo cyitwa John Stott. Aravuga ngo Imana niyi kugiriye ibisa naho ikugiriye nabi. Ngo burya yo ibifite intego yo kuzakugirira neza mu bindi utazi. Kandi ngo nizabikora ntikubwira umunsi izabikora, ibikorera kuri timetable yayo. Kandi ngo niyo bikoze ntigisha inama nyoko na so n'umugabo n'abandi n'itorero, ntigisha inama n'abantu, ngo yigira inama ikavuga ngo ibi nzabikora iki gihe, kandi nimbikora iki gihe bizabyara iki gihe, intego yanjye ni iyi ngiyi. Niyo mpamvu Aburahamu afite imyaka 100, Sara byara afite 90. Imana yarebaga kugira ngo izereke abantu ko irema n'ibitariho. Niko mwaririmbye, irema n'ibitariho, ikora mu gihe abantu batazi. Niyo tubabaye, niyo intama zashize, Imana ibi muri control. Abarokorero basigaye bavuga n'umundi mishya bakava ngo Jesus control. Sigaye numva sinzaho nabyumvise rwose, namwe murabyumva. Niba ari ururimi rushya, I don't know. Jesus control. Aha ndi ku ruhimbi ndabivuga nk'umushumba, ariko niba ari ururimi rushya, ariko niba atari narwo, ngewe nzi ko Jesus is in control. Imana ihora ikora no mu gihe tutabona. Imana yo nta mpamvu tutayishima, kuko n'igihe tubona ko nta mashyo iba iri in control. Kandi ikorera ku gihe cyayo. Ntabwo ikorera muri kalendari y'umwaka, ntabwo ikorera muri kalendari y'imyaka 5, ikorera muri kalendari ya eternite. Hari n'igivango ntabikora muri ubu buzima, nzamunezeza mu bwami bwanjye, nzamwishimisha hariya, itorero itubikira ibindi bintu. Iyo mpamvu nta mpamvu yatuma tudashima Imana. Akanyuma ariko ka 7, kudashima ni ubuhenebere ko mu minsi y'imperuka. Kudashima, l'ingratitude est un signe de l'apostasie de la fin des temps. Timotheo, rwa 2 rwa Timotheo ibice 3, haravuga ngo umenye ko mu minsi y'imperuka hazaba bihe birushya. Mumbabarire simbivuga byose, ariko nimuza ko asoma kirema muganzuze kubisumiramo kuri radio. Bazaba bikunda, bakunda impiya, ariko uze kugera kuri article imwe iravuga ngo kandi bazaba ari ndashima, badakundana babo, wabarokore barangana, barakambanirana, barabeshyirana, barajyana mu binyamakuru, abantu barasazi. N'ibimenyetso bya nyuma y'ubuhenebere. Ariko ijambo ribi ririmo haravuga ngo bazaba ari ndashima. Uzi kubaho utazi gushima so, ubwire so uti warakoze. Ubwire umurezi wawe uti warakoze mubyeyi kumbyara, warakoze kundokora, warakoze kuntarura, warakoze kumbana mu mwanda. Kujya ujya gushimira mwarimu wawe umubwire uti warakoze kunyigisha inyuguti, warakoze kunyigisha ujye ushimira mwarimu wakwigishije ibintu uri gukora hano. Ubu kugira ngo mwe muri gukora ibingibi hari ababigishije, mujye mushima Imana, ariko munabashime. Ntimukabirate mujye ngo warakoze kunyigisha umwuga, warakoze. Mujye mushima Imana, mujye mushima Imana yaduhaye n'igihugu, mujye mushima Imana yaduhaye n'abayobozi, kuko n'ibingibi ntabwo byapfuye kwizana, hari sacrifice. Ushime Imana, ariko ushime n'ababigizemo uruhare. Kandi kudashima ni icyaha gikomeye,
ni ubuhenebere bwo mu minsi y'imperuka. Imana idufashe kuba mu buzima bushima. Dushima Imana kuko Imana irihagije. Dushima Imana igira ibyo ikorera abantu bayo n'ibyo yaremye byose. Dushima Imana yagize ibyo ikorera itorero ryayo mu buryo bw'umwihariko, kandi tumenye neza gushima. Dushime mu bihe byose, tumenye kunyurwa kuko Imana niyo inyuranye ibihe n'imyaka. Dushime kandi dushime Imana ntihakagire impamvu ituma tutayishimira, kuko n'igihe tureba ko bidakwiriye, kuri yo birakwiriye, kuko ikorera kuri gahunda yayo no kuri timetable. Mbabarire mbivuge, timetable yayo ntabwo ari yayindi wateguye. Umwaka washize hari ikintu rero nabwiye umuryango wanjye n'abana, ndabicaza ku bunani, bari bankoreye akantu kamwe, nibwo bwari ubwa mbere nkora icyo bita bidi. Nabwo sinzi n'amatariki nabutse, ahubwo barashushanije ko ubunaga muntu banditse ko nabutse kuri 4 kwezi kwa 9 bankorera surprise. Ngo nene nababwiye ni muri 2020 mu kwezi kwa 12 nzabakorera akantu. Nene nasezeranye umugore nzagukorera akanaka. 2020 yagiye kugera, itorero ryarahagaze, bya binene napanze byose kwisha, timetable yanjye ntayo. Ubwo mbaye umunyabinyoma kandi nabishakaga ariko biranga. Ariko Imana yo ikorera kuri timetable yayo. Wowe unyumva, wowe undeba, hari ibintu Imana izagukorera kuri timetable yayo, ariko uri muri control yayo. Ni nayo mpamvu udakwiriye gucika intege. Ntugacike intege, izabikora ku gihe cyayo. Niyo mpamvu abakuki yavuze ngo naha amashyo yashira. Ashira none ejo bundi amashyo akaboneka. Uzi ko umuntu ashomera imyaka 9, umwaka wa 10 ikaguha akazi kaguhemba akaruta ko wari ufite cyagiye, ikayakuba yayandi wahembwaga buri kwezi, ikayakuba amezi 19 ku kwezi kuba. I remember nari umurezi n'ukuri, najyaga nkorera amafaranga make cyane, 7,000 by'abantu boza yiri, ariko hari Imana yakunyishura, ndabona uyu nije cyane, kuko ikora kuri timetable yayo kandi hori ifite umugambi ku bantu bayo. Niyo mpamvu tudakwiriye gucika intege za none, dukorere tuyishimire. Kandi nitunayishima tujye tuyishima, ariko dukora ibikorwa bituma abandi bashima. Nifuza abanyumva gukora ibikorwa bituma abandi bashima. Ese kuki wumva ko ari wowe ukwiriye gushima, umuturanyi wawe atashima? Nyabuneka agira icyo ukora n'uwo munyamubabaro byumve aze gushima Imana. Hari abantu bamena ibyo kurya babita muri pubere. Oya, birababaje rwose. Abakeneye bya bintu umena barahari. Ntukabahe n'ibyo umena, ahubwo uzabahe nabo bashime, bamenye kugira neza kw'Imana. Zaburi twasomye 34 iravuga ngo nzahimbaza Uwiteka iminsi yanjye yose nkiriho. Ishimwe ry'Uwiteka rizahora ku kanwa kanjye, kandi nzabishima abanyamubabaro babyumve, baze dufatanye gushyira izina ry'Imana hejuru. Ngubwo ubuzima bwo gushima Imana iteka. Twishime, dusenge, ariko mu bibaho byose dushima Imana. Nta mpamvu yatuma tudashima, kandi twihane kudashima. Ni ikimenyetso cy'iminsi y'imperuka. Imana idufashe tubeho mu buzima bwo gushima Imana, abakozi b'Imana. Imana ifashe yongere nyibutse gushima Imana. Uzi ko abantu babona ibihe biba kwibagirwa ko Imana ihari. Reka twongere dufate umwanya wo gutekereza. Muhaguruke dusenge abo turi kumuhangaha, dutekereze ku Mana. Ishimwe rikomoka mu gutekereza cyane ku Mana n'imirimo yayo, kandi tugatekereza ibyo Imana yakoze n'ibyo yakoreye abandi, maze bikadutera gukora n'ibyo Imana ishaka ngo abandi bashime. Kandi nta mpamvu yatuma tudashima Imana. Muri uyu mwaka wa 2021 Imana yiteguye kukuremera ishimwe, ariko hera ku cyanone ushima Imana. Wari waracitse intege utagishima, shima. Shima rwose, Imana iri muri control kandi izabikorera mu gihe cyayo. Cyampa ngo Imana yongere kwibutsa itorero ryayo kubishima. Hari n'abavuze ngo ntibagatura amaturo, ngo Imana ubu ngubu ntabwo icyandika amaturo n'icyacumi. Barayobye. Nimuyature, nimuyashime, munafasha abakene, mukore bituma Imana yishima, mukore ku mutima w'Imana, nimukore bituma Imana ishimwa, kandi nimujya mushima Imana ariko mushime n'ababigizemo uruhare. Ndasaba umuntu wese unyubuye umunsi wa none ngo yibuke uriho kuko hari uwabayeho, uri cyo kuko hari Imana yakoresheje, uriho kuko hari Imana yanyuriyemo, uri umunyarwanda kuko hari n'abanyarwanda babigizemo uruhare. Nawe rero ujye ushima Imana, ariko unashime n'abo bantu babigizemo uruhare, kugira ngo izina ry'Imana rishyirwe hejuru n'amashimwe yabera. Mana yacu nkuru, haleluya, turagushimiye. Dukwiriye kubaho mu buzima bw'ugushima. Turagushimiye kuko urakomeye. Turagushimiye kuko ukiranuka mu nzira zawe. Turagushimira kuko wera. Turagushimira kuko ukiranuka mu nzira zawe, kandi imbabazi zawe zihoraho iteka ryose.
nizo zikubanziriza imbere n'umurava wawe. Ushimirwe ibyo wakoze kugira ngo isibeho. Isi n'ijuru nibyo waremesheje intoki zawe, ariko turagushimira kuko wabonye ko abari mu isi turabo gupfa ukaduha Yesu. Iryo niryo shimwe ritangaje wahaye abakwizeye bose. Udufashe guha agaciro amaraso ya Yesu, utwigishe guhamiriza abandi ko Yesu ari umukiza, kandi uduhe kugirira agahinda abadakijijwe, kugira ngo tubamenyeshe ko Yesu ari umwami kandi ko Yesu azagaruka guca imanza. Umugisha buri muntu wese, umwuka wawe yigisha abantu bawe gushima, tube mu buzima bushima, aba hejuru bagushime, abami bagushime, abatware bagushime, abakomeye bagushime, aboroheje bagushime, kukubeshaho byose kandi uberaho kugira ngo uhaze kwifuza kw'ibyo warimye byose. Turasabye mwami ngo uduhe umugisha wo kumva aya mashimwe, kandi wigishe buri muntu wese. Turasengera n'abandi n'abarwayi ngo ubigishe ko no ku gitanda cy'uburwayi uri kumwe nabo, kandi utubikiye umwami, utubikiye ubwami. Utugirire neza rwose, nanyu ngirire neza umugaragu wawe, kuri timetable yawe uzangirira neza. Ushimwe, ugirire neza ababera baraha, ugirire neza ababera bari mu mahanga, ugirire neza abantu bari bacitse ibyiringiro, ubabwire ko rwose urabikora kandi uzabisoza ku ntego yawe mu gihe gikwiriye, kandi uzarangiza utwishyira turi itorero ritagira ikizinga no mu nkanyari n'ikibi cyose. Nuko icyubahiro cyose kibi cyawe. Turagushimiye kandi tuzahora tugushima ku bwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen.